Tubahaye ikaze abakunzi ba Development Network, abakunzi baza gahunda zibiboneye zose ko muzizi, ariko abakunzi bimwe muri izo gahunda twise Tyaza Ubwenge Duhugurane cyangwa ibiboneye Research and Training Center, habamo za subprogaramu zitandukanye, ariko harimo imwe nayo ibarirwa muri izo special subprograms twise umurage wa Nyirimiravumba. Umurage wa Nyirimiravumba, umurage wa Nyirimiravumba, umuntu yakwibaza ati ni ibiki ibyo tangiye kugarura. Tuzi impamvu kandi n'ukurikira witonze ibyigisho by'uruhererekane n'ubundi bizakorwa kuri uyu murage wa Nyirimiravumba, kuko tubikora no ku bindi uzumva impamvu. Umurage wa Nyirimiravumba twavuga ko ni ubwenge gakondo kandi ni ubuzima burambye. Bakunzi bavandimwe inshuti mukurikirana neza iyi channel yacu y'ibiboneye, turongera kubasuhuza kandi dushingiye ku buzima, ubwenge n'ukuri. Uyu munsi ndashaka kuganira namwe ku kiganiro cyihariye cyane cyita ku umurage wacu w'ubwenge gakondo twise umurage wa Nyirimiravumba. Ntabwo ari ikiganiro cyangwa se ngo ibe gahunda cyangwa porogaramu y'imiti gusa. Ni ikiganiro, ni gahunda igaruka kubo turi bo nk'abanyarwanda. Ni inzira yo gusubiza agaciro ubwenge bw'abakurambere bacu, ni inzira yo kongera gutekereza no guha agaciro ubwenge bw'abakurambere bacu, tukabuhuza n'igihe turimo uyu munsi. Ese kuki tuvuga umurage wa Nyirimiravumba? Hambere aha u Rwanda rwari igihugu gifite ubwenge bukomeye ku buvuzi gakondo. Abakurambere bacu bari bazi uko umubiri ukora, uko isuku y'umubiri ibungabungwa, uko indwara zikumirwa mbere y'uko zivuka. Ariko uyu munsi hari ikibazo gikomeye, abantu benshi ntibakimenya ibimera by'iwacu. Hari n'abigize abavuzi bayobya abaturage babeshya. Iyo tubigezeho tuvuga tubabaye kandi dukomeje. Hari indwara zitandura nka diyabete, umuvuduko w'amaraso na kanseri bigenda byiyongera, kandi ubwenge gakondo burimo gusimbuzwa amakuru atizewe. Niyo mpamvu twafashe uyu mwanya dushyiraho iyi gahunda tuyita umurage wa Nyirimiravumba, ariko ari nka sembore, ari sembore igamije gusubiza no guha agaciro ubwenge bwo hambere, kubushyira mu mwanya wabwo, kubugarurira umwanya wabwo, kutabutesha agaciro, ariko no kubuhuza n'ibindi bintu biriho ku isi by'ikoranabuhanga, bya siyanse, kugira ngo abantu nanone be kuba mu rujijo. Ibyari biri mu muco wacu bijyana n'ubuvuzi bitari ukuri tubishyire mu murongo mwiza, ariko ibiri ukuri nabyo bigumana agaciro kabyo, ntitubijugunyane n'ibitari bizima. Mu gisobanuro cy'umurage wa Nyirimiravumba, nk'umuravumba cyangwa se ibimera byacu ntabwo twabiganira nk'isomo gusa. Ntabwo ari ibiti gusa, ahubwo ni amasomo y'ubuzima, ni isuku ku mubiri, ni isomo ryo kwemera n'imitekerereze y'ingirakamaro. Abakurambere bacu bavuga ko ibimera by'iwacu bikize. Umuravumba rero wigisha gusukura umubiri, kweza amaraso, gusukura inzira z'ubuhumekero, gufasha igogora n'impyiko, kubungabunga ubuzima muri rusange. Ariko tunibutse ko imiti gakondo igomba gukoreshwa mu bumenyi, mu bipimo no mu ndangagaciro. Ubumenyi, ibipimo n'indangagaciro. Ngira ngo bumva batekereza gukora uyu mwuga neza
hari inyandiko y'amabwiriza cyangwa se polisi ya minisante, abantu mwakongera mukanayisoma, igenewe abanyarwanda mukagenda mumenya ibivugwamo. Mu kubungabunga rero uyu murage, twavuga ko uyu munsi ibimera bivura bigenda bicika. Intare y'irungu kuyibona biragoye, umwiha, umuhanga, umuvugangoma, umusange, umusindabazimu, ibyo bimera byo hambere byose, urugaru n'ibindi bigenda bicika, kandi akamaro kabyo ntitukayobewe. Si uko bitagikora, ahubwo nuko tutagifite ubwo bumenyi ngo tunabibungabunge. Niyo mpamvu dutanga ubutumwa bugira buti uciye kimwe cyangwa se rero kimwe tera bitatu. Tunagomba kandi kwigisha urubyiruko cyangwa abato yewe n'abakuru bamwe na bamwe ntibakibimenya amazina y'ibimera by'iwacu. Amazina y'ibimera by'iwacu menshi: Misagara, umuhengeri muto n'umunini, umwicanzoka, umwisheke, givumwe, idoma, umusabanyama. Ibimera by'iwacu ni byinshi, tubanza tugomba gushyiraho n'iryo shuri cyangwa se ni platform dukomeza kunonosora ibimera by'iwacu, tugatumaho n'abasaza babijukiwe, abasaza n'abakecuru babijukiye kuruta, bakadufasha kumenya amazina yabyo, tukanakomeza yewe no kuba twajya mu mashyamba kugenda tureba amashusho yabyo, ari nako twihuza n'ibigo bisanzwe bikora ku kazi nka NIRIDA no gusesengura inyandiko z'icyo kigo kandi zigiye zirimo ubumenyi bwiza, gusoma ibitabo bya kera by'abadogiteri bahoze bakora muri icyo kigo cyahoze cyitwa IRST muri NIRIDA, ndetse no kusoma izindi nyandiko z'abahanga none bari hirya no hino ku isi, ntiduheze inguni ngo tugume ku byacu byonyine, tukabihuza, ariko kandi tukanite ku guhagarika icuruzwa rinyuranije n'indangagaciro. Gucuruza cyangwa se gutanga imiti mu buryo bunyuranyije n'indangagaciro ni ukubihagurukira. Umurage ntusigara mu magambo, ubaho iyo ukurikije ukawurinda. Ikindi cy'ingenzi twavuga, umurage w'imiravumba ntabwo ari iby'imiti gusa, ntabwo ari ku mubiri gusa, ahubwo ubuzima, ubumwe n'imibanire. Aka kangingo gato twakisetse urakire, abanyarwanda bahitaga bagira bati twese. Umurage wa nyine imiravumba ntuvuga ku mubiri gusa, uvuga no ku mutima n'imibanire. Indwara nyinshi z'uyu munsi zituruka ku mibereho mibi, imihangayiko, kusenyuka kw'imiryango ifatika, bitwise physical community, aho usanga ubuzima twaratwawe n'imbuga nkoranyambaga, twibereye kuri interinete. Hanyuma kandi tukavuga ko nanone indwara nyinshi zituruka no ku mirire mibi, ku bibazo byo mu mutima, ku makimbirane adakemuwe. Niyo mpamvu twigisha ukuri tukakwita gusasa inzobe, kuvugana ukuri, kuganira ibituremereye hagati aho abantu bakorera ku kazi, hagati y'abakoresha n'abakozi, nta wiremereje, nta uhimbye, nta ubeshye, ahubwo hakabaho icyo gihe twakwita nk'icya open discussion, maze abantu rero ibyo babonye, ibyo bumvise, ibyo bakoze badahimbye, batabeshyanye, bikavamo ibindi by'ingenzi. Kandi hakabaho kwiyemeza no gufata iya mbere mu gutuma amakimbirane adatinda. Ntimukararanye bene ibyo bintu bikomeretsa, biremerera abantu, ahubwo abantu baganire, kuganira, bafashanye kubana mu mahoro. Ubuzima nyabwo ni umubiri, umutima n'imibanire. Iyi miravumba rero murumva ko atari ibyerekeranye n'iby'imiti gakondo buryo gusa nk'uko icyo gitabo bakimenyereye, ahubwo ni n'ubuzima, ubukangurambaga bwabyo buzaba bukubiyemo n'ubuzima
bwiza, kandi mu gufatanya ibintu bizaba byiza. Turavuga ngo rero bakunzi bavandimwe, bakunzi ba Development Network, abakunzi ba gahunda z'ibiboneye health programs, abakunzi b'ibikorwa byacu, umurage w'Nyimiravumba si uwo gusubira inyuma, no gukomeza imbere dushingiye ku bwenge, no guhuza ubumenyi bwa sogokuruza bwo mu muco tukabihuza na siyansi, n'indangagaciro, ubuzima burambye n'ibindi byiza. Turabibutsa yuko rero ikigo cyacu gikorera ahangaha ku Gisozi, Akarere ka Gasabo, Umurenge wa Gisozi, kandi telefone ya 0782 660 611, 0782 660 611, aho hanyuze ubutumwa bugufi tugakomeza gusangira ibitekerezo, tubibutsa ko dufite za gahunda zo kusangizanya ubumenyi. Rimwe niyo mpamvu tubyita ngo ni complementary education, cyangwa se uburezi bwunganira n'ubusanzweho, ubumenyi twiga mu ishuri bwa siyanse, bw'amateka, bw'umuco n'ibindi. Reka tunongeremo no kumenya iby'abakurambere. Aha rero tugende twakira ibitekerezo bya mwese, twakira ibibazo mugiye mufite byerekeranye n'uburwayi, indwara zidakira, abafite n'inke zihariye nk'abagore batwite, abana bari munsi y'imyaka 5, tukaba dushobora kubakorera meni dietetique no kubereka ibyabunganira bitandukanye. Niba rero wishimira iki kiganiro, ntugende udakoze like, kanda aho ngaho kuri like, uraba ugize neza. Kanda kuri like, uraba ugize neza. Ariko niba utarakanda ahanditse subscribe, hakande none, kanda ahanditse subscribe kandi no kuzogera, kugira ngo ikiganiro cyose tujye dukora kigita kikugeraho. Wakwandika n'igitekerezo cyawe, kugira ngo kwita comment, wakwandika n'igitekerezo cyawe, kandi iyi video wanayoherereza n'abandi. Wakanda, wajya kuri share ukohereza n'abandi iyi video, kugira ngo ubu bwenge bukomeze busangirwe, nibo bwubaka igihugu. Kandi murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.